Yego. yavuze Yesu njye kuba nkumva ndacumiswe nkumva ndafashwe. Ugize ute? Ndacumiswe n'ijambo nkumva ndafashwe. Urese agira inyogoyi. Inyogoyi. Uragiye inyogoyi? Urese agira inyogoyi. Igira ikintu kishimisha rero. Mu rugo baje kunshakisha mu bunge barashakishije batuma abanyamakuru mu ijuru batuma abanyamakuru bahe bo mu ibijuru ubijuru ryahe abanyamakuru b'ijuru se ntibahari ire juru se aba muziki harakura muziki urabonye mwarabonyutse se oya ni njyanye ne karayigwinge amaye nuza gutereza mu mutwe umva karayigwinge nakabye ndange zo nzamuri kanzu nayi mutwikira ikanzu yawe se yego junior 5 guys ngo ni 5 guys ni 5 guys subiramo figs yes turasuje turashimiye mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV your story our spotlight nkuko bisanzwe iteka rero amasegonda wanyu masegonda wacu twamugezeho ariko noneho amasegonda amakuru sani meza ko nubona niwe ndananiwe unaniwe kwanza ni ku munsi wa finali rwose sasa nuri ku mayema ya nyuma rekaza nese amatariki yegereje so sasa negereje vya matongo utageregereje ni muri ukwezi ari tumenyetso ngengira umubyayi yacu urimo ngende tuzigiwe kutari bwa mbere baye nyabantu bavuze ngo risha ntabwo njye nihisha ariko byavuzwe igisamwa igeze irema iva mu mazi ujya mu muntu ariko rero abantu bakomeje gushidikanya bakomeje gushidikanya bavuga ko ngo umaze nk'imyaka ngo 2 ngo uvuga yuko utwite ibyo bizanye utombo nibindi kabya twamvuga ivuga biri kuri kamera ya karetse ngomba oya ngiye nama comment nsoma ku uri no kwimusozo ujya witonda imisozo ari myinshi mubonaho ntabwo naguye ngo ndambarare kujya ntabasha gusenga Imana giye yego gusa icyo nakwamiriza cyo abo bantu bihorere muri bo ntawayinteye nta n'uwayinteye ngo nyitware nanjye banye ntabwo nzigera yitwariye iyi ni barwa nahawe n'Imana ni kadi Imana yanyishyuye mu myaka yanjye ngo no kukwanya ntabwo nagiye gusambana yego nari ndi n'umugabo wanjye ntabwo wabiteye rero ni twashakanye yose irabize ko twashakanye bagezeho bamujya mu matwi acaho baramusuka agenda amaze kugenda rero urumva ko yasigiye umutwaro ngereka Imana imbya kizamfasha yego abo bantu bandi bihoreye hagize umuntu icyo nkoraho Imana izahita imukoraho kandi ashaka kwishyira mu gogo yego Imana niyo yabikoze nta mabikoze nabonye ari n'ahantu wari wagiye werekana imyenda y'umwana y'uruhinja igenda imwe nayerekanye naraguze nyine naraguze no kugunya nibi Nijye tumavuze ngo bayinyambere baje kwishingura bande se bazayikwambura ko we ntabyo uzirenga ngubwire reka njye nkwerekigana buryo bihorera ibyo usaba na mishaje ya MTN burya mishaje ya MTN keshi ndazihorera zimwe nkubashye y'ijana n'ejo bashye y'ijana rimwe ugabaye 200 kandi yose nakinya koresha umuntu usaba kwereza ijana nihibe n'urebye muri mishaje risangaho rekazi ahubwo ya MTN nyibwiye kuri kino kiganiro bajye bashyireho nabura nk'igihumbi bamwe ati ngabura gusukana nese bapfa kuyashiraho batayashizeho n'ubundi umuntu atashyizeho ubusase nabikwereka ntariho hano bakwereje ni kuri mokashi rero ubika kuri mokashi ni inyungu oya ngo kugira ngo ndebe ngo jitafu ni amayinite babanguye n'impano mbese ibyo rero bibara nk'ibisanzwe ngira nyakoza gahamaga singitaho cyane jitafu se noneho muraziranye jitafu se umuhungu wanjye ntabwo bizi rekazi umuhungu wanjye kandi ko myize gukorana ikiganiro nayo kuza kunsura ubwo jitafu ndana nagiye mujoro kumusura ahubwo wampamagariye Junior wundi yagiye Junior 5 guys ngo ni 5 guys ni 5 guys subiramo figs Nese Junior yagiye Junior namubuze nta nimero zugira se ntazo mfite uri se uriya oya ntazo ngira Junior ntazo mfite ako nzishatse ntago nazibura Junior nandira na Baraka TV ahubwo Kayishema yarapfuye abo n'abanyamakuru bambere nabe twakinye hano hakurya hano kuno kana bagiriho mu gisha bangiriho undi nabo twakinye twakoze video aho gwaranza kujya ashaka kujya gukora video gerawe nujya kubamagara tuzagera tubage tukora ka video keza ayo narinde yandirimbo imivuga ngo wenda nzabizire tigidi bamba wenda nzabizire hi kundi ngabo ha kundi ngabo dandaranda kundi ngabo wenda nzabizize rero njya byatuyeho uzize bikize kuririmba ari wowe kujije se maze ahubwo ndaye ndi gupfa ko iyo mpamvu oh yes byampaye ni ndari ukubise se
ibyo nyine babijyamo akabijogora bakagira bakaniranye no abo ni bande ariko babijyamo abo bantu babijyamo rero ni ba munwa ukubwira ntabwo babura abo ngabo ntibabura ibyo ntibyabura mu mikino ariko nk'ibyo mba nkenye nanjye mpimye amahirwe nk'abandi bajye banyihorera n'ikinini ntacyo bitwaye kwiborokingira yego kugira ute kwiborokingira ni iki kwiborokingira nyine ni kubita break shaka nyine uburyo nyine burandi ko banezerwa shaka amahoro y'abandi kenshi njye manyina kenshi nkunda gukina ibintu bituma abantu banezerwa bigatuma umuntu yaseka reba nka buriya ejo bundi rukundo yaje hano kurira muziki harakurira muziki urabonye mwarawunyutse se oya ni njye nyine karayigwingi yampaye nuza kutereza mu mutwe wumva karayigwingi nakabye nanjye zo nzamura ikanzu nayimutwikira ikanzu yawe se wari wambaye oya ntabwo nimutwikiye njye nayitwikiye nyine gutya imwe itaratse gutya nagize gutya ndazunguruka nya yego agiye no kwigabanisha cyangwa gutaraka bibeho numvaga mu muziki wanjye wanyinjye abantu baseke nakimanya abantu bisekere hamwe iryo mafite ku basore hamwe mafite ku basaza hamwe iryo ngiye abango ngo dore ngo ari irya ikindi cyongeyeho umuntu ankunda kumva nkunze ari inshuti y'amagara ukunda igihugu yego nyene umuntu wandere nkongura umuduri igihe wanjye mbundi bushya kandi agura umuduri singurwe nabariye umuduri byakomeye abantu bari kuguhamagara bakuze cyane umuduri bambuze batosha ko wa mudamu umukuzu ukiri gitinanga uramurya winanga yani inanga se ni umuduri nyine ubundi uzi gucuranga inanga oya ncuranga umuduri gene no ntamagara ncuranga n'ubundi ubuti byaje gute umuvugo tunaje mu rugo baje kunshakisha mu bunge barashakishije mu batuma abanyamakuru bo mu ijuru batuma abanyamakuru bahe bo mu ibijuru ryahe abanyamakuru ijuru se ntibahari irihe juru se abavuga ubutumwa n'ikisi ese bo n'abanyamakuru ntabwo ari uko bavuga amakuru yo mu ijuru se irihe juru se iri juru ryera ry'Imana ese ari mu ijuru ese ubu ntabwo uzi ijuru uje rero ni ijuru se ijuru riba hehe kwize ntabwo mbizi ni muri wowe aho waba unsinze none se ubwo ninjye uba wabatumye ko muri sengero z'Imana ihoraho ese ntuzi ko urusengero ari njye nawe bakinze amahema y'ibonaniro ngo tutabonana ariko mu mwuka turi kumwe bakundwa nimuze twe kwigunga ibikomeye Imana yatubigira ibyoroshye hehe garukiraho Imana irashoboye natangariye yahaye Hana Samweli natangariye yahaye Sara Isaka Imana yacu kitwa Imana pe akaze ubundi zingoma ubora ziteguye gute izo ngoma rero bitegurwa n'igihugu mba nimba nishimye muri ngiye urese agira inyogoye urese agira inyogoye igira ikintu kishimisha rero ikigo ko nanezerewe ndi no mu rusengero iyo basenga ngira munsi yego iyo vuze Yesu ngiye kuba nkumva ndacumiswe nkumva ndafashwe ugize ute ndacumiswe n'ijambo nkumva ndafashwe irano bavuga ko nibyo bikoresha bimenyesha atabizi kuri Neza TV babyumva Neza TV ni iterambere niyo kabara ko niba yagure ingi nimwe umuntu wa Freddy nimwe umuntu wa Zaburi ni muri umuntu wa radio Umucyo nimwe umuntu wa Authentique iyi ngiyi gitwaza zayihamagaye nayo mwamamaze gitwaza zayihamagaye Neza TV nawe mwamamaze uriya mugore mwiza nawe gitwaza ese mwigeze muhura gitwaza duhura mu nzozi by'amara bikanshimira mu nzozi agukorera ibiki andambura ibiganza bwati komeza umurimo w'Imana ntuzacobe kwira amagambo rekaze ati natwe twese niko bagira tugira ati ibyo maze kugira ati ntabwo reba anyereka igiheka ibikorwa bye anyereka Gikondo anyereka kuna kabeza ahantu ishami bye nyine abantu basengera ko yitwaza muri Zion Temple ni inshuti za Masagonda gusa nkonje nkana wa mudamu witwa Medi ramuzi kigezo cya Paul umwete abone igihezo cya Paul ni uzi filime ya Ngenzi na Paul uriya mudamu yaraje ngo muri iki gihugu harimo abakene bakiyamo andebye iyo nabonye Midiya mbona akabunga rekaze iyo nabonye Midiya mbona agaceri iyo nabonye Midiya Neza TV irahamagara akora iki uwo mudamu se n'umuririmbyi nyine muri Zion Temple ni n'umwinginzi yego urumva ko Imana ifite abakozi batandukanye reka ubone jyaga nzi ko abantu basenga Imana bose burya ari kambi bakiranure bose n'aba Pentecote bavuga ngo aba Pentecote ntitubashaka uzi ko ufite Pentecote yawe n'ura mwana uzi ko ufite Pentecote y'imitegereje cyane buriwe reba gatabo uzi Pentecote ni iki reba agatabo k'umutima yego agatabo k'umutima w'umuntu Pentecote ni iki Pentecote ni umwuka wera ko ufite umwuka wera do ubutegereje umwuka ubutegereje kujya mu mutima akarimo gora gategereje umutima wawe karanga ibyo ukora raporo
kaba kandika yiyandika kandika kajyana raporo kajyana kajya kuvuga ibyo dukora buri wese afite umurinzi we n'abapagani Imana irabarinda tujye twitonda rero nari nzi ko Imana izaba no muri ADPR gusa nzi ko mu macaca itabaza mu macaca harimo abakozi b'Imana vraiment donc mu bayisilamu harimo abakozi b'Imana vraiment donc Mugaturika batakumva imirimo nyiza gucyanuka Ineza TV izo tujyana mu ijuru ya nibiza tujyana mu ijuru ariko iryo juru rero twakomeje kuribaza ni riherereye he hagana he ijuru here mu bikorwa byawe aya nese mu bikorwa byanjye nibyo nzabamo ni waturi byabyo ukabireka ibyo nzabamo se iyo umuntu yatuye icyaka kireka abango mana mbaze ndatuye twapaga aho gunyengera akanyuka kandi ka twapaga nyereka icyaha mwami ikavuga ngo dore rero ngo dore ngo kweye icyaha muri kusigaye ikintu cyo kwikunda no kwirundaho ibintu abandi bakennye ubwo so wajya wima abandi oya ntago shoka reka rero dushimire amasegonda wakoze cyane kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Bineza TV Story our spotlight ciao ciao